rumaga yajya mureba akavuga ati ewana uyu mwana kabisa shaka kabisa uriya mwana rero muzamutugarurire hano ku Ibaba Studio kuko nabonye ibintu akora ejo bundi muri iyi minsi yari afite utuntu tw'utubazo ariko ejo bundi ejo tujyeyo ewana mu gitondo tubyukire muri studio ikaziye rwose nzayigutamo ubundi twicare ese fasha mikoro gutya uri kuyikurikira uri kubifata bimeze bite nta kintu arakora ikibaju se ni ngo ndi ikibaju nyine ariko ndi ikibaju Ibaba ari ngiye kwigira nka Marinati abana b'Rwamagana twari ibitoki abana b'Rwamagana bari ibitoki iyo bananutse bagira amabuno abongeye sindi b'Rwamagana sinereye n'ibitoki nirira ibintu byose ariko man wowe uteye neza bya by'akarusho nkunda kurya amateke wowe uteye neza byadanje ukuntu uteye rwose ntari bine hamwe n'uwiteka biba risaba byadanje umva yego perfect se ko kuri perfect nakageze nubwo nazi icyo risobanuye neza ariko ndiwe ngamwe rwose iryo naryo ntago nzi icyo risobanuye neza ariko ndiwe kubera icyo utabizi gusa nagerageza ariko ndiwe mbona ari ngiye mwana mwiza ubaho ku isi ntabyo ibyo ni wowe ubyivugiye ariko wabonye akaganiro mperuka gukora mwana kiriya kiganiro cyari kirenze uriya munega yaguteye imitoma ndavuga ni kabisa ewana sinkubeshye ari nka boyfriend wanjye umbwiye ari amagambo ahita nkeka ko ari kagahararo k'abagabo k'abasore nese ubundi ngiye kandi narabonaga nawe ngiye nabifashe nk'aho ari seriye ntabwo nabifashe nk'aho ari ikiganiro ni ikiganiro meme kuko uriya ni umwana ntabwo uriya twakundana si byo se ubwo se ni umwana w'imyaka ingahe Patrick dore ndashaje ndagiye uriya munigi iyo umubona ubona ari mutoya ariko njya numva bavuga ngo nta mugabo nta musore uba mutoya bien sûr nawe buriya Patrick ugire wenda nuko kino kiganiro nta hantu kiri buze kujya ariko Patrick abimenye ko wamwise umwana ubu yambamagura shamani yakubomagura yagususura sinzi ukuntu byagenda Patrick akumva nyine umara nawe nzi nana nimero y'ingira umva ntaho biri bujye n'ubundi ariko yakwereka ntibiri burenga aha twicaye man uriya muniga atera imitoma nahise mvuga ndavuga ni impano nukuri afite impano hari abantu babifitemo impano ariko nyine yarabyize se nawe nka barumaga kumva numva ngo barumaga ni ibintu wenda baragiye bakajya mu ishuri nawe yarize ayo mahirwe yafite noneho nta nubwo yakurikira rumaga yajya mureba akavuga ati ewana uyu mwana kabisa shaka kabisa uriya mwana rero muzamutugarurire hano ku Ibaba Studio kuko nabonye ibintu akora ejo bundi muri iyi minsi yari afite utuntu tw'utubazo ariko ejo bundi tuzagarukana noneho iyo azantera nzaza oya ngiye niho namuboneye navuze ko ndabwira director wanyu akazampa nimero ye namubwira akankurira akaririmbo kuko nabonye uburyo akoramo ni uburyo budasanzwe pe nabonye uburyo atomaguramo ngenda rusukuntomagura ntago nagize isoni man uziko wendaga no kurira yosha hari ahantu yavuze inuza ya mukadata yo ngire munsi y'ukuntu numva agatima ndavuga ariko nyine niko biba bigomba kumera ariko buriya muri ubu buzima nese de pa karame tubwire dutaruka ubundi wowe how are you Yemeze meze neza naribi rwose ndashima mukama undi na deno ndimo mbere ya byose hajyara ko nabyibuka ngujya miteye ntabwo wigeze kumbwira ngo uzantama akantu ubu wakantayemo ahubwo rero ko oya nari tuva kuri nituva ngaha nubundi turaza kubikora ariko mbwire umbeshya gato oya ntabwo ndi bukubeshye rwose arega nawe uri inshuti yacu ukambeshya akantu uri inshuti ya producer wacu ukaba inshuti ya Patrick ubwo nawe winjiye mu muryango w'Ibaba Studio ubundi twebwe nyine n'ahandi abandi n'ahantu bamenera umva n'ukuri ndabafite ariko nshobora kuzagusura uri gusobanura nawe ni karibu
ngusure ndebe ukuntu Ni bikozwe karibu njye ngira rwose. amatsiko rero ngira amatsiko cyane kandi amatsiko menshi nanone ngo nanga ari meza ariko ewana nzagusura ndebe ukuntu bikorwa ngiye nkunda uko mfite amatsiko niko mba nshaka no kwiga ikintu cyo ndi kureba amashaka no kukiga yego oya uzaze ni karibu ni abantu benshi cyane bajya bakunda kubyibazaho cyane ko buriya kenshi usanga ntabwo ari njye gusa abantu benshi cyane basobanura ntabwo bajya bakunda kwakira abashyitsi muri studio kubera ko muri studio ahantu tuba dukorera ni n'ubu ngubu buriya abasobanuzi benshi dutangiye kujya imbere y'amakamera kugira ngo tugaragare ariko ubundi mbere wabaga wumva agasobanuye ariko utamenya ngo umuntu usobanura iyo filime ni muntu ki bitandukanye rero n'ubu najyaga numva abashuti banjye bavuga ati the perfect araza hano nkavuga ati wati nkumva nkashinga agahanga nkavuga ati ndaba mpari niwo munsi wa mbere uza naravuze atumva uraza nta hantu ndajya nyine numvaga uri umuntu uri bwihagarareho ntunansuhuze kuri abantu turitinya sometimes ntunansuhuze ntumvugishe ako nyine nabonye ntari biryawe mwana nta mutima mubi uwiteka imana arahari nanga abasitari bose ariko biyemera oya ariko abasobanuzi mba mbona atari abasitari twebwe turi abakozi ba rubanda turi ba civil servant twebwe ubundi dutuma abantu bishima none se reka abantu rero dutuma abantu bishima ntabwo byaba ngombwa ko tujya birumvikana abantu bose bari abakozi ba rubanda cyangwa nanjye ndi umukozi ufite umuntu nanjye nkorera sibyo ariko reka nkubwire hari umuntu ushaka kuguhura ukakureba ukavuga ati okay sorry kabisa nari mpubutse ariko nyine ntuzigire gutyo jewe urabizi turaziranye oya njye nagaruko nakigira genda umujyama genda na nyuma yaha wambwiye kuri buntema akantu genda umuntu w'ubuji nta mutima mubi ndakanywa inyota ndi buhagurukana nuzaza muri studio ntari binzakugurira nk'ikaziye uvuze ejo tujyeyo ewana muri gitondo tubyukire muri studio ikaziye rwose nzayigutamo ubundi twicare ese fasha mikoro gutya uri kuyikurikira uri kubifata bimeze bite nta kintu arakora mani bari kumva mvuga akantu ko kunywa n'abantu bankurikiye nubwo ntari mbizi nukuri nari nabonye kamera iteretse imbere sinenze ko bari kudufata ariko nyine nkunda mani wapfa wari uri gufata kare je bura n'igihe cyose wabivugiye numvaga ari black wari uri murakura kamera umva rero mubwire ukuntu twateretanye imbere ya kamera yaza kuba ari ikibazo gikomeye cyane nyine ubwo banyemereye akantu n'abantu bankunda tuzasangira akantu ariko nta mutima mubi nta birenze mvana ukuri ndaza kubashimira nivuye inyuma hariya bavuga ngo uvuye ku mutima cyangwa wivuye inyuma ndaza kubashimira ariko nkinabyibuka ndabashimira cyane abanyisuma umwana mwiza ari umuntu nabonye wavuze ngo navamo umugore mwiza ndi mu kiganiro ndakirangiza mitanza mbikore none ndabona byabaye ntabwo niyoberanya ntabwo niyoberekanya Diane niwe w'uyu nguyu ibyo utaboneye hano kuri la MTN yawe ibindi ngo ndi ikibaju Hagenimana Jean Claude sawa ikibaju kiba kimeze gute ariko man ikibaju se ni ngo ndi ikibaju nyine ariko ndi ikibaju ibaba ari ngiye kwigira nka Marinati abana b'Rwamagana twari ibitoki abana b'Rwamagana bari ibitoki iyo bananutse bagira amabuno ngiye sindi Rwamagana sinareye n'ibitoki nirira ibintu byose ariko man wowe uteye neza byadanje yakarusho nkunda kurya amateke wowe uteye neza byadanje ukuntu uteye rwose ntari hamwe n'uwiteka biba risaba byadanje umva nukuri ubwo rero director atazajya kubeshya muri ikibaju oya ntango ndi ikibaju nabantu muri comment babyanditse niko bavuze neza ubwizo comment muzazisubiza umva vubaha kare oya Patrick agomba kuzaboneka nukuri ewana ariko uriya mwana yagutereye umuntu imitoma ndavuga ni kabisa n'umuhungu uzaza kuntereta byibuza uzankunda akaza kuntereta
azabanze yegere Patrick amubwira amagambo nk'atatu yo kuza kumbwira. Nanjye nahise mvuga ni tayari uyu muntu ntago agitereswa. Akakubaza ngo wariye hariye se wahaye. Ibaba nahise mvuga ni uyu muntu nta muntu uzamutereta kuko iriya mitoma ya Patrick ubwayo iri ku rundi rwego. Patrick by'akarusho condoyance yapfushije papa we nyuma y'ikiganiro yapfushije papa we. Yego Jesus hosh sorry kabisa. Papa we afite mukanyina mana we this cyakora Patrick wallahi nzamufata nge nzaba mama we mbe na papa we akapana mama we wanyawe kuko urumva naye nzaba ndi mukantuza tuzabyare Patrick koko se mbyaye umwana umeze nka Patrick umva runtu umva nje nawe ubwo nzaba ndima muri papa sibyo none Patrick aba umwana wacu turadobuse Patrick yego noneho urebe ibintu ngo birabera rero buriya se cyakoze mbyaye umwana nka Patrick nahita mvugane kabisa Uwiteka amaye Imana uriya mwana ni impano yigendera. Uriya mwana ni impano yigendera. Nandi mubwira Diane mubwira ngo Patrick nzamuha akazi yankorera indirimbo yo muri Perfect Entertainment. Ako kazi ndakamwemereye. Indirimbo igisigo nimba ari igisiga zawe. Yes azankorera igisigo ariko se buri igisigo mugasobanuyera. No. Kizaba kitwika. Harya ni noza ni Rocky. Niwe wigeze kwiyamamaza ngo genda ngo uraryoha. Nawe rero tuzakagukubitiramo ariko umva mana yanjye ko se uriya mu cameraman umva kura ibigaro bye twatangiye ibintu tutazi ko biri no kujyamo. Mwana reka dutangire ikiganiro pe mbabari tutangire ikiganiro ucya produce byavugiyemo byose byaba ari fake kabisa.